Yesu Kristo ashimwe cyane. Ndabashuje bene data abo tumubana mu mwanya wa niba turi buri gitondo, wowe uri hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abari ku migabane itandukanye y'isi. Yesu Kristo ashimwe. Imana ihabwa icyubahiro, irongera bikoze, zinze ejo rizinguye amanywa. Iki gitondo cya niba turi duhereje Imana icyubahiro. Imana yakwimanye, Imana yakurinze, wararwaye urakira, Imana nishimwe. Wari umushomeri wabonye akazi, Imana ishimwe. Wari ufite urubanza, Imana yarakurengeye wararutsinze, Imana ishimwe. Dufite amashimwe menshi, wowe wibarutse, Imana ishimwe. Duhereje Imana icyubahiro, yabaye mu ruhande rwawe n'urwanjye. Imana yaturinze mu buryo butandukanye mu bumana bwayo, Imana ishimwe. Tuyishimiye ko hari imigambi y'incakura n'incabiranya yubitse ikabiburizamo bitarasohoza imigambi yabyo. Yarahabaye, Imana ishimwe, kuko hari intambara irwana tuzi n'izo tutazi. Imana ihabwa icyubahiro. Dushimye Imana kandi tuyibanza muri gahunda z'uyu munsi. Imana igere ku bacu no ku byacu, ibarinde, ibirinde. Imana igere ku babisha bacu, iburizemo imigambi yabo. Imana ihabwa icyubahiro. Rero muri iki gitondo muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayon Mountain Church mu Rwanda. Turacyari mu ijambo ry'Imana rifite intego igira iti: icyatumye Imana ikurinda ni ukugira ngo ube uw'umumaro. Twasanze ko iyo umuntu atari uw'umumaro aba akora ibitagira umumaro, aba akora nawe ibituma yihombera, nawe akahomba nyine. Aba akora ibyakangiriza ubuzima bwe, aba akora ibyangiriza imibereho ye, aba akora ibiteye isoni, aba akora ibituma abantu bamureba bakumva barababaye. Rero ariko wowe tubana, nakubwiraga ngo icyatumye Imana ikurinda ni ukugira ngo ube uw'umumaro. Rero biragukwiriye guharanira kuba uw'umumaro, ukaba umukozi w'Imana, ukaba umukristo muzima. Reka nkubwire, gupfubirana, kuba igipfubirane nabyo ni umwaku. Hari abantu b'ibipfubirane bapfubye neza burundu, ugasanga umuntu yarapfubye. Nk'abantu bateka, murabizi igitoki watetse kigapfuba. Yewe ndi umwana w'iburasirazuba, niyo mpamvu ntanze urugero ku gitoki. Icyo gitoki niyo bagicanira, hagati muri icyo gitoki habamo ibara ry'uko cyapfubye ry'umukara. Bikagaragara yuko umuntu wese wajya kukirya yumva kinahumura umuhumuro utari mwiza, ariko na ka kantu k'umukara umuntu akakubwira ati ariko ibi biryo byari byapfuye. Rero kuba umukristo w'igipfubirane ni umwaku mubi. Iyo umukristo ari igipfubirane ntabwo aba ari uw'umumaro. Ni ukuvuga ngo hari igihe yerekana ko ari umukristo, ariko mu kandi kanya muri gobyoriza akata mu tuyira tutazwi, akongera akaba umupagani. Uwo rero atukisha izina ry'Imana, ntabwo aba ari uw'umumaro. Abantu bamureba bakabona arasenga, bakabona reka data arirambura mu ikoti, muri bubu akirambura. Uko yirambura mu rusengero niko agaruka akirambura mu marogi, niko yirambura mu busambanyi, niko yirambura abeshya. Rero aba ari igipfubirane, nta hantu yemerwa, nta hantu yemerwa. Mu bakristo ntarimo, ndetse no muri abo basambanyi nabo ntibamwemera, bavuga ko aba yaje gutata amakuru. Rero Imana ikurinde kuba igipfubirane muri ubu buzima. Uba umukristo weruye, uba umukristo umenetse, ndetse uba umukristo uhiye kabisa. Umuntu nakubona avuga ati uyu nguyu ibi ntiwabimuzanaho, afite kode y'ubukristo, yaramenetse, yaramaramaje. Imana ishimwe cyane. Nakubwiraga ngo rero igituma Imana yakurinze, icyatumye ikurinda ni ukugira ngo ube uw'umumaro, ube umukristo nyamukristo, ube umukristo ufite indangagaciro za gikristo, ube umukristo w'umumaro rwose. Usura abarwayi, ube umunyamasengesho umenetse utabeshya, umunyamasengesho wuzuye umwuka wera. Imana ishimwe. Tuzakubwirwa nuko uzagera mu bikomere ugakomeza ugahamya, zara yakurya ugahamya, ubukene bwagutera ugahamya, wagera mu burwayi ugahamya, hari ikorosi ugeramo bikagusaba kuba uri umukristo wo mu mutima, utari igipfubirane.
abantu benshi barapfubye muri bo, usanga ari ibipfubirane, barapfubye rwose. Ukavuga ngo ariko uyu muntu yafashwe gute, yaguye he? Icyatumye aba igipfubirane ni ukubera iki? Icyatumye atameneka ngo yakire Yesu Kristo, amumenagura abe umukristo nyamukristo ni ukubera iki? Kandi buri ku cyumweru aratonda, buri ku cyumweru yitwa ko yagiye gusenga, ndetse no mu byumba ajyayo yarabizengurutse, ariko yanze kumeneka rwose. Ariko icyatumye Imana ikurinda wowe wakiriye iri jambo muri uyu mwanya wa Nibature, ni ukugira ngo ube umumaro, ube umukristo nyamukristo. Nyemerera twihute dusome ijambo ry'Imana. Turasoma igitabo cya kabiri cy'Abami, Abami ba kabiri, bamwe niko bavuga, ibice 20. Titire y'ijambo nashakaga ko dusoma umurongo wa 3. Titire y'ijambo handitse ngo Hezekiya yongererwa imyaka yo kubaho. Imana ishimwe. Icyatumye Imana ikurinda ni ukugira ngo ikongerere andi mahirwe, ni ukugira ngo iguhe ubundi buzima, ni ukugira ngo ikongerere imyaka yo kubaho. Icyatumye Imana ikurinda ni ukugira ngo rwose yongere ikwereke ineza yayo. Imana ishimwe. Kandi nawe uyu munsi ubirimo, ariko nawe ube uw'umumaro. Imana ishimwe. Ni ukugira ngo ube uw'umumaro. Dusome kuri 3. Mu izina rya Yesu Kristo turasoma. Ndakwinginze Uwiteka, uyu munsi wibuke ko najyaga ngendera imbere yawe mu by'ukuri. Uyu munsi uri kwibutsa iki Imana? Ko Imana yakurinze kandi igashaka ko uba uw'umumaro. Hezekiya ko tubonye yuko yatumweho n'umwami Imana akohereza umuhanuzi. Imana yohereje umuhanuzi Yesaya mwene Amosi, aramusanga aramubwira ati Uwiteka aravuze ngo tegeka iby'inzu yawe kuko ugiye gupfa. Hanyuma yarangiza kumva ubwo buhanuzi, yarangiza kumva icyo Uwiteka amutumyeho, akibutsa Imana, akagira icyo yibutsa. Ese wowe uyu munsi ko Imana yakurinze kugira ngo ube uw'umumaro, imyaka itambutse iherereye inyuma yawe, Imana uyu munsi igusanze ikakubwira ati nyamara ukwezi gutaha uzaba wagiye, ibyawe bizaba bishyizweho akadomo, wakibutsa iki Imana mu minsi umaze kugira ngo Imana ikongerere iminsi yo kubaho, kugira Imana iguhe ayandi mahirwe ya kabiri? Ni igiki wabwira Imana? Ni igiki wabwira Imana? Hezekiya we abwiye Uwiteka ati uyu munsi wibuke ko najyaga ngendera mu by'ukuri imbere yawe. Mu by'ukuri hari ukuri wowe wigeze ugenderamo? Ese ntiwuzuye ibyaha no kubeshya? Ntiwuzuye ubusambanyi no kuriganya? Ariko Hezekiya haravuze ngo ni ukuri. Uyu munsi wibuke ko najyaga ngendera imbere yawe mu by'ukuri. Sinzi icyo wakibutsa Imana. Ndagira ngo wikontorore uyu munsi, wikontorore ugendera mu by'ukuri. Naho ngaho tuvuga gusa. Ese ujye ugendera mu by'ukuri, ugendera mu by'ukuri, kuko ukuri ni kwirarira. Ukuri kuba ari ukuri nyine. Ukuri ni gushaka ibintu byo kubeshya. Wowe ugendera mu by'ukuri. Nuko Hezekiya yasenze abwira Imana, aranavuga ati ngakora ibishimwa imbere yawe. Wowe ubona ukora ibishimwa, ukora ibishimwa. Hezekiya amaze kubwira Imana iri jambo, ngararira cyane ngo Uwiteka yahise amugarukaho. Uzakomeze aya magambo yamugarutseho, aramubwira ngo nkongereye imyaka yo kubaho. Aramubwira ngo ndagukishije, ngo kandi nzagukizanya n'umurwa wawe. Wasanga ibibazo biba mu muryango nawe ubifitemo uruhare, kuko wananiwe gukora ibyo gukiranuka, wananiwe gukora ibishimwa. Imana idusange. Ndakwinginze ngo rero uyu munsi ube uw'umumaro, kandi ukore ibishimwa, kandi ugendere mu kuri. Shalom shalom. Muhahe muronke, mugendane n'Imana. Nawasanga Yesu, wamusiga ukora